دعاء الجوشن الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. bavandimwe b'Abayisilamu, twibukiranye iduwa ifite agaciro gahambaye cyane ndetse n'uburemere buhambaye ku Muyisilamu. Ni iduwa ikubiyemo ibisingizo by'Imana muri rusange, ikaba irimo ubusabe, ikaba irimo ukwicuza ku Mana, ndetse irimo n'amazina y'Imana matagatifu n'ibisingizo byayo, ikaba igabanyijemo ibice 100. Iyi ni iduwa dukomora ku baziranenge b'aba imam عن سجاد زين العابدين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزين العابدين nawe abikomoye kuri papa we akabikomora kuri sekuru ari wa Ali ibn Abi Talib, na Ali ibn Abi Talib yabikomoye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bajya kutubwira igihe cy'induwa yamanutse, baratubwira bati nazala bihi Jibril alayhi salam. Jibril ngo yarayimanuye iyi duwa, ayimanurira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. جاري وهو في بعض غزواته وقد اشتدت وعليه جيش ثقيل. intumwa y'Imana ngo yari iri mu ntambara ikomeye cyane. Iyo ntambara yari ikomereye intumwa y'Imana cyane, uburyo intumwa y'Imana nawe muri we yumvaga aremerewe. Fada'a Allah ta'ala, intumwa y'Imana imaze kubona ko intambara ikomeye, yahise izamura ibiganza isaba Allah subhanahu wa ta'ala. fahabata bihi Jibril alayhi salam, nuko Jibril aramanuka aramumanukira. وقال يا محمد ربك تغسي ربك يقرئك السلام. وإيمانا نغساني واوي أرغتوري السلام، أريما رغسوهوزا. ويقول لك أراني جرانهم يقول مبجيرن غو اخلع هذا جوش وقرأ هذا الدعاء. uva mu byo urimo ubivuyemo uze usome iyi duwa. Nuko intumwa y'Imana yabaje Jibril ibyiza by'ino duwa, ari nabyo tugiye kureba. Jibril akomeze kumubwira ibyiza by'ino duwa, aravuga iti faman qara'ahu 'inda khurujihi min manzilihi, wa uza soma iyi duwa avuye iwe mu rugo, aw hamalahu hafadhahu Allah awjaba aljanna wa awjaba alayhi aljanna. ngo Imana izamurinda kandi bizaba ari ngombwa kwinjira muri aljanna. wa waffaqahu salihul a'mal, kandi Imana izatunganya ibikorwa bye bibe byiza. wa kana ka'annama qara'a al-kutub 4, wazaba ameze nk'umuntu wasomye ibitabo 4 bitagatifu. wa u'ti bi kulli harfin zawjatayn fil janna, wa buri nyuguti azaba asomya buri nyuguti azasoma muri Jawshan Kabir azandikirwa abakobwa 2 beza muri aljanna. wa baydatayn min buyutil janna, sinibyo gusa, anandikirwa n'amajuru 2 muri aljanna, nako anandikirwe n'amazu 2 mu ijuru. wa u'ti mithla thawabi Ibrahim wa Musa wa Isa, anahabwe n'ibihembo byahawe Ibrahim ndetse na Musa na Isa. wa thawabu khalqi min khalqi Allahi fi ardi, kandi anahabwe n'ibihembo biza byagenewe abagaragu b'Imana beza hano mu isi. ya'buduna Allah ta'ala wa la ya'sunahu tarafat 'aynin, abo bagaragu b'Imana ni babandi bagaragira Imana bakaba batarigeze bayigumikaho na gato. Iyi ni duwa rero, ubwiza bwayo guhabwa ithawabu z'abo bagaragu b'Imana beza. Jibril akomeza amubwira ati ya Muhammad wa innal bayta al-ma'mur fi as-sama'i 7, umenya yuko baytul ma'mur iri mu kirere cya 7, yadkhuluhu 70,000 malak, yinjirwamo n'abamarayika 70,000 fi kulli yawmin, buri munsi. wa yakhrujuna minhu wala ya'uduna ilayhi ila yawm al-qiyamah. iyo baytul ma'mur ifite imiryango 2, umuryango abamarayika binjiramo, kandi abinjiyemo bwa mbere ntago bazongera kugaruka kuwinjiramo kuzageza ku munsi mperuka. uwo muryango rero winjirwamo ku munsi abamarayika 70,000. Jibril akomeza agira ati wa inna Allah ta'ala yu'ti liman qara'a hadha ad-du'a thawabu tilka al-malaika. Imana yageneye ibyiza ndetse n'ibihembo kuri wa wundi uzasoma Jawshan Kabir, ikamugenera ibihembo byiza n'iby'abamarayika bakora ibyo ngibyo.
ويعطيه ثواب المؤمنين والمؤمنات inamuhe n'ibihembo by'abemeramana n'abemeramana b'abagore min khalqi llahi ila yawm alqiyamah kuzagiza kumusubiruka waman katabahu ja'alahu fi manzilihi lam yusriq wa lam yahtariq uza yandika idua akayimanika iwe mu rugo inzu ye ntagizigera ifatwa n'inkongi y'umuriro kandi nta nubwo izibwa ni byiza byo Jawshan Kabir kuyimanika iwawe mu nzu gusa inzu yawe izaba ifite uburinzi ntizashya kandi nta nubwo izibwa waman kataba fi riqi al-ghazali أو كغذ وحمله كان آمنا من كل شيء وأوزا yandika kuruhu nuruhu rwa ghazal ni nimwe mu nyamaswa z'uruhu rwazo bita ngo ni nkisha cyangwa se ingeragere cyangwa kayandika ku rupapuro rwagenye n'urupapuro bakoreshaga icyo gihe impapuro bakoreshaga uyarangiza kayigendana ngo azaba afite uburinzi n'umutekano kuri buri kantu barakomeza kutubwira ati waman da'a bihi thumma mata shahida uza isoma idua agapfa arimo arayisoma wazaba apfuye nk'umuntu wahowe imana waguye mu nzira y'imana wakataba lahu thawaba 900,000 shahid kandi imana izamugenera ibyiza ibihembo by'abaguye mu nzira y'imana ibihumbi 9 ati min shuhada al-badr wa nadhara Allahu ilayhi wa a'tahu ma sa'alahu uyu muntu rero nubati abashahidi ibihumbi 900,000 ibihumbi 9 abashahidi bo baguye kuri badri urumva ko abo bashuhada bose abo baguye mu nzira y'Imana ithawabu uzazibona kora Jawshan Kabir wa nadhara Allahu ilayhi wa a'tahu ma sa'alahu kandi imana izamurebaho inamuha ibyo yifuza waman qara'ahu 70 marra biniyati khassa ala ayi marad kana uza isoma inshuro 70 afite umugambi mwiza akayisomera umurwayi ngo aho ari hose umurwayi azakira waman kataba fi jam bikafuri au miski thumma ghasalahu warashahu ala kafan mayyit uza yandika akayivanga na biriya hari bikoresho bajya batera abitabye Imana batunganya birimo bihumura birimo miski birimo na kafur uza yandika aho ngaho ku rupapuro yarangiza akavanga akagenda agatera ku bisanda y'uwitabye Imana وأنزل الله تعالى في قبره 1000 نور إيمان زامنura mumva ye imuri igihumbi urumuri ishuri igihumbi wa amanhu min hawnin munkar wa nakir kandi Imana izamuha umutekano mugihe azaba ari kubazwa n'abamarayika bari bashinzwe kubaza abantu ibibazo mumva warafa anhu adhab alqabr Imana izamurinda ibihano byo mu muriro wa ba'atha 70,000 malak ila qabrihi Imana izamuhereza abamarayika ibihumbi 70 mumva ye yubashirunahu bil janna bamuhereza inkuru nziza y'ijuru wayansawunahu kandi bamwibagize amabi cyangwa se n'ibigeragezo he nabyo hano kwisi wayuftahu lahu baba ila al janna kandi man azagururirwa azakingurirwa umuryango wo muri al janna uvemo umwuka mwiza umusanga mu mva ye wasi alayhi qabrihi imva ye bazayagura waman katabahu ala kafnihi istahyi Allah ta'ala an yu'adhibahu bin nar uzayandika usandaye Imana izamurinda muri make Imana izamurinda kuba yakwinjizwa muri aljanna kuba yakwinjizwa mu muriro wa inna Allah kataba hadha ad-du'a ala qawaim al-arsh Imana yanditse iyi dua bimwe mu bice bigize arshi qabla an yakhluqa ad-dunya bi 50,000 mbere yuko Imana irema isi ho imyaka ibihumbi 50 ومن دعا به بنية خاصة في أول شهر رمضان أعطاه الله تعالى ليلة القدر وزا سمئيدوا أفيت أمغان بميزة إيمان إزامها إبجيزة يمونه
wabonye lailatul qadr, wasenze lailatul qadr. turacyakomeza ibyiza byayo. wa khalaqa lahu 70,000 malaku yusabbihuna Allah wa yuqaddisunahu, imana izamuremera abamalayika 70,000 ibihumbi 70 bamusabira ndetse muri make bamuvugaho ibigwi byiza. waja'ala thawabahum liman da'a bihi, kandi imana izaha ibihembo ibyiza by'umuntu uzaba liman da'a bihi, imana izamuha ibihembo by'abamalayika 70,000. Jibril akomeza agira ati ya Muhammad man da'a bihi lam yabqa bainahu wa bain Allah ta'ala hijaba, uzasoma idua nta rusika ruzaba ruri hagati ye n'Imana. walam yatlubu min Allah ta'ala shay'an illa a'tahu, kandi ntacyo azasaba Imana uretse ko Nyagasani azakimuha. waba'atha Allahu ilayhi 'inda khurujihi min qabrihi ibihumbi 70 bazamuherekeza igihe azaba asohotse mu mva ye. abamarayika ibihumbi 70 kumuherekeza asohotse mu mva ye. dukomeze ibyiza by'ino duwa mu gusoza. ati yawm al-qiyama wayunadihi Allah ta'ala ya abdi, imana izamuhamagara ku munsi w'imperuka igira iti yewe mugaragu wanjye, udkhulul jannata bighayri hisab, ngaho injira mu ijuru nta kubarurirwa. ya Muhammad, yewe Muhammad, wa man da'a bihi fi shahr ramadan 3 marrat aw marra wahida harrama Allah jasadahu 'ala an-nar. uzasoma idua mu kwezi kwa Ramadhani inshuro 3 cyangwa kayisoma inshuro imwe, imana izaziririza umubiri kwinjira mu muriro. wawajabat lahu aljanna, kandi bizaba ari ngombwa kwinjira muri aljanna. wawakkala Allah bihi malakaini yahfazunahu min almaasi, imana izamuhereza abamarayika 2 bamugenzura bashinzwe kumurinda kugwa mu byaha. wakana fi amani Allah ta'ala tul hayatihi, kandi azaba ari mu burinzi bw'Imana no mu mutekano ubuzima bwe bwose. wa inda mamatihi ni yazaba yitabye Imana. Jibril akomeza agira ati ya Muhammad, ibi ngi tubyumve neza, ati ya Muhammad wala tuallimahu illa limu'min naqiy, ati uramenye idua uzayigi ntuzegerana n'umwe uyigisha uretse ko umuntu azaba ari umwemeramana kandi umubwanukiramana nyakuri. wala tuallimahu mushrikan fayasalu bihi wa yu'ta, uramenye ntuzayigishe umuntu w'umubangikanyamana kugira ngo atazayikoresha muri gahunda ze. arakomeza agira ati ya Muhammad law anna 'abdan min 'ibadi ra'ahu biniyati khasa wa yaqini sadiqan, ati ngo uzayete Muhammad, umuntu uzasoma iyi dua afite umugambi mwiza ndetse afite na niyya no kwizera kwe kukuri. 70 marra, akayisoma inshuro 70 ala ra'si ahli al-bala'i fi dunya, akayisomera abantu bari mu bizaza no mu byago. abo bantu wa akharajta, subya ngo akharajtaha min ajsadihim, abo bantu hadith rakomeza igira ati ngo fi dunya min al-baras wal judham wal junun la'afiyatahum min dhalika wa akharajtaha min ajsadihim. uzayisomera abo bantu bari mu bibazo nk'ibyo ngibyo, bafite uburwayi butandukanye, harimo uburwayi bw'ibisazi ndetse n'uburwayi bwo mu ruhu n'ibindi nkabyo. uburwayi buzasohoka mu mibiri yabo aho zaba ari hose. hadithi irarangira isoza ati tuba liman amana billahi wa sadaqa bi nabiyhi wa sadaqa bi hadha du'a, ngo intashyo nziza ibe kuri ba bandi bemera Imana bakanemera n'intumwa yayo ndetse bakanahakikisha n'idua nk'ukuri. wathawabu, ati dua wathawabu walwailu kullu alwailu, kandi ibihano bikaze bebe kuri babandi liman ankarahu, babandi bazayirwanya bakayipinga, wajahadahu bakanayirwanya, walam yu'min bihi, kandi ntibayemere. urumva rero iyi ni dua ya Jawshan Kabir
ibyiza byayo ifite ibyiza bihambaye cyane nk'uko nayo imaze kubisoma nk'incamake. Wabillahi tawfik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.